Ijambo gukiranuka ni iki? Gukiranuka ni ukwirinda ibibi. Gukiranuka ari kimwe mu mbuto z'umwuka: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ingeso nziza, kugwa neza, gukiranuka, kwirinda no kugira neza. Abanyabwenge b'iyisi bakoresha bwa butunzi bwabo bubi bakabubyaza ubuturo bw'iteka. Narizo mpamvu bavuga ngo umunyabwenge akoresha ubutunzi bubi akabushakisha inshuti kugira ngo azakirwe mu buturo bw'iteka. Icyaha ni ukuvuga ngo kuko Yesu agiye kuza vuba ngo mugurishe ibyanyu. Icyo ni icyaha gikomeye cyane kuko byahombesheje benshi. Mu rusengero barabikoresha. Umuntu yakora ubukwe afite imodoka bakamutiza imodoka zose bakamuha n'amafaranga yose bafite. Umuntu yakora ubukwe atishoboye bakamwihorera. Waregera uti nyamara uyu ni wari ukwiriye gutabarwa. None uriya ko atarakeneye amafaranga yanyu nubwo mwayamuha akayashikira, ariko afite imodoka none mwamuhaye izindi. Undi kuko atagira imodoka bati imodoka murayimwima ngo nakondesha. Baravuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa nico yari afite. Abantu benshi biratana impano bahawe n'ubushobozi bahawe. Yarazi kubwiriza akishira hejuru, yarazi gusenga akishira hejuru, yarazi guhanura akishira hejuru, yarazi kuvuga indimi akishira hejuru, yarakora ibitangaza asengera abagwayi akishira hejuru. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubashimira bene data abatwumva badukurikirana mu ijambo ry'Imana. Twahamagariwe kwamamaza ishimwe no kumenyesha abantu bose ubutumwa bwiza nk'uko inshingano Kristo yadusigiye ikomeye ivuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bose kuba bigishwa banje. Iyo niyo nshingano twatangiye kandi dukomeza, tunagikomezana n'uyu munsi kugeza ku iherezo ry'ibihe. Ndabashimiye bene data batugana. Ni Pastor Mpazibire ugiye kubagezaho ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Turabanza gusoma muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 16 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 12 twumva uko atubwira. Kandi abwira abigishwa be ati, ni Luka 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Hariho umutunzi wari ufite igisonga cye bakimuregaho ko caye ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati, ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye. Icyo gisonga kiribwira kiti, ko databuja ari bunyage ubutware bwanje, nkaba ntashobora guhinga, nkaba ngira isoni zo gusabiriza, ndagira nte? Have nzi icyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese, abaza uwa mbere ati, harya databuja kwishyuza iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amavuta erayo. Nawe ati, enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati, harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amasaka. Aramubwira ati, andika, enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'isi ari abanyabwenge ku byo ku ngoma zabo kuruta abana b'umucyo. Kandi ndababwira ukuri nti, ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ukiranuka kucyoroheje cyane abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa kucyoroheje cyane abakiraniwe no kugikomeye. Niba mudakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Kandi niba mudakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Amena. Ijambo ry'Imana ritubwira umukiranutsi. Turareba ijambo gukiranuka. Hano hari umutunzi wari ufite igisonga cye bakimuregaho ko caye ibintu bye, ariko
amagambo aratambuka ca gisonga kiza kumva ko bari bukirukane. N'uwo mutunzi nawe nta wari waramubwiye ko cyamwibye, ahubwo yabyumvaga ku bantu ariko nta muhamya wari uhari. Ariko aratekereza ati ko bari bunyage, databuja akanyirukana, nkaba ntamenyereye guhinga, nkaba ntashoboye gusabiriza, ndabigenza nti. Ariko yibuka ubwenge aravuga ati have nzi ico nzakora. Abagiye bafata amadeni bose ninje banyuragaho kandi ninje ubazi. Niho yagendereye uwa mbere amazi ati harya bakwishuza iki? Aravuga ati inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Aravuga ati akira urwandiko uhindure wandike 50. Arongera asanga undi wa kabiri ati harya tukwishuza iki? Ati ni inshuro 100 z'amasaka. Ati fata urwandiko rwawe wakire noneho wandike 80. Ijambo ry'Imana riravuga ngo sebuja amenya ko ico gisonga kiri kunyura mu bantu barimwe amadeni, kiratekereza igisonga, kiratekereza neza, kiravuga ati reka nyure ku bantu. Ariko sebuja aravuga ati uyu muntu ni umunyabwenge, wibutse kuja kunyura ku bafite imyenda kugira ngo yicudikire nabo bazamwibuke iye zaba yaranyazwe. Anga turareba ijambo gukiranuka ni iki? Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yobu igice cya 2 umurongo wa 3 definition yo gukiranuka. Ese gukiranuka ni iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ese witegereje umugaragu wanje Yobu ko ntawanye nawe ku isi, yakomeje gukiranuka kwe nubwo n'uwanteye kumugirira nabi. Wamboneye umugaragu wanje Yobu ko ntawuhwanye nawe ku isi, yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora gatsi. Ijambo ry'Imana riravuga ko gukiranuka muri definition ni ukwirinda ibibi. Gukiranuka ni ukwirinda ibibi. Ariko turebye mu Bagalatiya 5:22 turasanga gukiranuka ari kimwe mu mbuto z'umwuka: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ingeso nziza, kugwa neza, gukiranuka, kwirinda no kugira neza. Ahangaha ibimeze bityo nta tegeko ribihana. Iyi ni imbuto y'umwuka rero ikomeye yo gukiranuka, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukiranuka yirinda ibibi. Ahangaha turareba ingingo ya mbere, ni gute twakiranuka nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye mu butunzi bubi. Ese ubutunzi bubi ni iki? Ubutunzi bubi murindi jambo ni ubutunzi bw'isi. Ubutunzi bubi bugizwe n'amafaranga, bugizwe n'amasambu, bugizwe n'amazu, bugizwe n'imishahara y'akazi. Ubwo butunzi bwose dufite bwo kwisi nibwo bita ubutunzi bubi. Ariko ubwo butunzi bubi hano kwisi turabukeneye kuko tububyaza ubutunzi bw'ukuri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abanyabwenge b'iyi si bakoresha bwa butunzi bwabo bubi bakabubyaza ubuturo bw'iteka. Narizo mpamvu bavuga ngo umunyabwenge akoresha ubutunzi bubi akabushakisha inshuti kugira ngo azakirwe mu buturo bw'iteka. Nuvuga ngo niba amazu aduteranya, niba amasamba aduteranya, niba amafaranga aduteranya, koko ni ubutunzi bw'isi kandi ni ibintu bitazaraga ubugingo barogo tuzajanwe nabyo mu ijuru. Nizo mpamvu babyise ubutunzi bubi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo twe kubugira, ahubwo ravuga ngo tubugire, ariko tugire ubwenge bwo kubyaza ubutunzi bw'iteka. Ni ukuvuga ngo niba ufite amafaranga ugafasha abakene, ntabwo uzabona amafaranga mu ijuru, ariko uzabona ubugingo buhoraho. Kwijambo ry'Imana muri Yohana 1:3 haravuga ngo ariko umuntu muri mwe ufite ubutunzi bw'isi Imana yamuhaye, akareba mugenzi we kwakennye, akamukingira imbabazi, ese yakongera kuja abwira abantu ngo urukundo rw'Imana ruri muri we rute? Gukiranuka ntabwo bitandukana no gutanga. Umukiranutsi ikimuranga cya mbere aratanga. Ni ikintu cya mbere kiranga umukiranutsi. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ubonye umukene hano ku isi kandi Imana ikaba yaraguha ubutunzi bw'isi, wamureba ukamukingira imbabazi, urukundo rw'Imana wajubesha abantu ngo ruri muri wowe rute? Nizo mpamvu wa mutunzi wasanze Yesu yaje guhura n'ikibazo gikomeye. Yaramwegereye aravuga ati mwigisha ngirende kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Aravuga tuza amategeko: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, kandi ubahe so na nyoko. Ati ibyo byose babimbwiye nkiri umwana muto, kugezana n'uyu munsi ntaco nangirije muri ibyo.
Yesu aramwitegereza agiye kugendera avuga ati gira hino nkubwire, wabasha gufata ubutunzi bwawe ukabugura ugafata amafaranga ukayagabira abakene? Ijambo ry'Imana riravuga ngo agaragaza umubabaro, kuko wenda aho yari yaranyuze hari haruhije, kandi kuja gufasha abo yaruhaga biyicariye yumva arababaye arakomeretse. Yesu aramubwira ati gira hino. Icoroheje nuko ingamiya yakwinjira mu zuru ry'urushinge aho kugira ngo umutunzi yinjire mu bwami bw'Imana. Abigishwa bari kumwe na Yesu baravuga bati noneho kuja mu ijuru birakomeye. Niba umuntu azaja mu ijuru ari uko yashobora kugurisha ubutunzi bwe akagabira abakene, ntawa uzajayo. Yesu arababwira ngo igidashoboka ku mwana w'umuntu imbere y'Imana kirashoboka. Ahangaha rero ntabwo Yesu yabwira mutunzi ngo gukira ni icaha. Abantu benshi basobanuriye umurongo bakawugoreka bavuga ngo abatunzi ntabwo baziyaja mu bwami bw'Imana. Oya, ntabwo ari ko ijambo ry'Imana risobanura. Yesu yaravuze ngo biraruhije ku mutunzi yinjira mu bwami bw'Imana, ngicoroheje nuko ingami yakwinjira mu zuru ry'urushinge. Ntabwo Yesu yavuze ngo umukire ntiyaja mu ijuru. Oya, Yesu yaravuze ngo ufite akaga ni umukire udasangira n'abandi, ariko umukire usangira n'abandi ni uzicara ku mwanya wa mbere kuko yakemuye byinshi. Umukire wasangiye n'abandi ni uzicara ku mwanya wa mbere kuko yakemuye byinshi, ni ukuvuga ngo yaratabaye. Rero umukire udatanga ni ugiye guhura na kino kibazo. Biraruhije ko yinjira mu bwami bw'Imana. Mu 1908 abamisiyoneri bari kuza igihe cya Leopold muri Kongo bigishije iri jambo riba intanda, bakabasomera bati biraruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Abirabura baryumva nk'aho gukena ariyo nzira nziza yo kuja mu ijuru, bikenesha kugira ngo bashake ya nzira yo kugera ku Mana bikenesheje. Ariko abamisiyoneri babikoze ku ntego runaka, bashaka kuvuga ngo wa wundi ufite ubutunzi none nabuzane tubumubikire. Ariko ntatekereze ngo ntaravuga ngo ko niba gukira ari icaha hano ku isi, nabo bakaba bari ku isi, ko batari mu ijuru bo babushakira iki? We yarangije kubwira abantu ngo gukira ni biraruhije kugira ngo uzaje mu ijuru. None aravuga ati numubaza uti ngire ntati bizane. None bizane ujehe. Umuntu umwe yigeze abwiriza ko Yesu azaza kuri 22 z'ukwa 3 1983 22 z'ukwezi kwa 3 1843 niko yabwirije. Abwirije hari le 21 Mars 1843. Aravuga ngo niho Yesu azaza. Abantu bagurishije ibyabo byose kugira ngo bategereze kugaruka k'umwami Yesu, barategereza, baragurisha. Ariko umunsi umwe iyo tari kigeze baja ku gasozi hejuru ahirengeye, bari abayoboke b'uwitwa William Mirere. Baja ku gasozi hirengeye batangira kuguruka ngo bamusingire. Baravuze bati kuba Yesu adukunda akabaraza kudushikira, twe kongera kumugora ngo tube mu kabande, ahubwo tumufashe tuje ahantu yirengeye haragera vuba. Baragiye bateranira ahantu hamwe batangira kuguruka. Batangiye kuguruka itariki bavuze Yesu ntiyaza. Bamubajije ati none utugize ute ko twarangije kugurisha? Ati ndabasabira inkunga nibeshe gato kuri kalendari. Arababwira ati none ni ryari? Ati ni kuri 21 z'ukwezi kwa 3 1844. Mwihangane umwaka ni muke ndabagurira amahema mbasabira inkunga. Barihanganye barategereza. None bageze kuri wa munsi bagitegereje Yesu ntiyaza. Ariko bavuze ngo reka basimbuke bamufashe. Icyaha ni ukuvuga ngo kuko Yesu agiye kuza vuba ngo mugurishe ibyanyu. Icyo ni icyaha gikomeye cyane kuko byahombesheje benshi. Turabizi ko kuza kwa Yesu kuzaza nk'umujura nijoro kubatamwizera, ariko abamwizera bo bazababizi ku ijambo ry'Imana ngo mwe muri mu muco ntabwo muri mu mwijima ngo umunsi uzabatungure nk'umujura. Ubundi abo Yesu azatungura n'abataramwemeye kuko batazamwitegura, ariko abamwemeye bageze mu muco bazabazi bagendera ku bimenyetso bazababizi. Ubwo rero kubwira abantu ngo Yesu agiye kugaruka mugurishe ubu uri umwicanyi. Kandi Yesu nawe yanga abantu badakora.
kuko ahamagara abigishwa be ntawe yahamagaye amusanze mu rugo, ahubwo bose yabahamagaye abasanze mu kazi. Yesu zirikana iryo jambo, niba Yesu yarishimiraga guhamagara umuntu asanze mu kazi, akabanza yareba uko ari gutunganya iby'isi, akabona ati ibyo ndamuhamagarira nabyo azabyitaho nk'uko yitaye kuri ibyo, hari icyo byigishije abantu bakora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agatoranya Matayo akoresha ikoro, agasanga Petero na Yohana baroba, agasanga Yakobo aroba, agasanga Andereya aroba, agasanga Tadeyo ari umusirikare, agasanga Baritelemi acuruza, agasanga Tomasi ari mu soko. Ruvuga ngo yajaga aragusanga ahantu uri, akabanza yitegereza kuri kubitunganya, kuko Yuda yari umucungamani, yari yarahuguwe mu bya ekonomi. Impamvu bamutoranije kwari ukugira ngo igihe bashaka kubika bamwiyambaze kuko abizi, ariko baba bashaka ifi bakiyambaza Yakobo cyangwa Yohana batitabara, nibyo wari umenyereye. Nicyo Yesu yabikoreye. Yavuze ati uwo munebwe ku isi ndamujyana mu by'Imana ngo amarire iki? None nawe uravuze ngo Yesu agiye kuza kandi akunda bakora, uramubwiye ngo bareke gukora? Ntawe Yesu yajyana atamusanze mu kazi, kuko ubunebwe ni icyaha. Abaefeso igice cya 5:27-8 haravuga ngo ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo buri wese akoresha amaboko ye akora ibyiza kugira ngo abone icyo kumutunga n'icyo gusagurira abakene. Niba ufite ingingo zose z'umubiri ukaba uzabazwa abakene, uricaye ngo barafashwa nande? Ko abatagira ingingo z'umubiri bafite uburenganzira gusaba. Wowe ufite ingingo z'umubiri, weho ni inshingano yo kubafasha. None nawe ufite ingingo z'umubiri zose, none nawe uri gusaba, uri kwica isi, uri kwangiriza ubuzima bw'abantu, kuko uri guhombya abari uzafasha, nawe uri kwihombya ubwawe no kwiyiba, kuko akagombye gukora ugakomera. None wanze gukora ugiye gukena nawe usaba, ariko nawe wagombye gutera inkunga ntubateye inkunga. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bavuga ngo umukire ntazaja mu ijuru barabesha, ahubwo umukire azaja mu ijuru niba yemera gusangira n'abandi. Ubutunzi bubi rero ni amafaranga, ni amasambu, ni amazu, bya bindi dukoreshereza hano mu isi, ariko Yesu aravuga ngo ni iby'ingenzi kuko bidufasha kubaka ubutunzi bw'iteka. Uwo mukene ukiyandikisha mu ijuru, ucumbikira umukene ukwandikisha mu ijuru, waba ugabiye umuntu mugenzi wawe itungo ukandikisha mu ijuru. Bwa butunzi bubi budahesha ubugingo hano ku isi tukabutegura neza, tukubaka ubutunzi bw'iteka. Ahangaha rero hari ugufasha abantu mu butunzi bubi, hari no gufashisha abantu ubutunzi bwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba ufite inka sangira na rubanda, niba ufite amazu ufasha rubanda. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo bibahe byose wese wabahute, ahubwo reba abafite ibibazo ubafashe, kuko abadafite ibibazo bye bo barishoboye, n'abanebwe nabo ni abanyabyaha. Ahubwo niba umuntu aje kugusaba imfashanyo afite ingingo z'umubiri, aho kugira ngo umuhe amafaranga amuha akazi. Ugaha umuntu amafaranga ntabwo ari byiza kumenyereza amafaranga umuntu ufite ingingo z'umubiri, ahubwo umwigisha gukora kugira ngo za ngingo ze nazo zibyara umusaruro. Ubutunzi bw'ukuri rero ni impano z'umwuka. Akenshi usanga bahawe impano z'umwuka nabo bazikoresha nabi. Umuntu niba ari umuvugabutumwa kabuhariwe w'ikirangirira kumva ko ashaka kuvuga ubutumwa wenyine, niba ari umuhanuzi ufashe iteraniro akumva ko ashaka umuhanuzi wenyine, ntabwo ari byo. Twari dukwiye guhabwa impano z'umwuka tukazikoresha kugira ngo zifashe abandi no kungura abandi nabo bazigire. Umutunzi umwe yagiye kuja mu rugendo, ahamagara abagaragu barababwira ati ngiye kubasigira akazi n'ibintu byanje, ngiye kubasigira imitungo yanjye. Ahamagara umwe aramubwira ati fata itaranto 5. Ni Matayo 25:14-30. Ahamagara undi amuha itaranto 2. Amuhamagara undi amuha itaranto 1 arigendera. Ijambo ry'Imana avuga ngo wundi w'itaranto 5 aragenda arazigenza, arakora azibyazamo igize 5. Uwahawe 2 nawe aragenda arakora arazibyazamo izindi 2. Uwahawe 1 aragenda arayitaba ariyumvirira. Sebuja agarutse wa wundi wahaye 5 aravuga ati databuja wansigiye itaranto 5 ndazigenza nkuramo izindi 5 z'ibicumi ngizi. Aravuga turakoze mugaragu mwiza wakiranutse muri bike. Turi kwiga ku ijambo gukiranuka. Wakiranutse muri bike, Imana izakongera ubutunzi bw'iteka. Uwebyira araza amwereka 4.
aravuga turasukoze mugaragu mwiza wakiranutse muri bike uzahabwa ubutunzi bw'iteka. None wa undi wimwe aravuga ati ngewe rero databuja narakumenye, nzi ko usarura ibyo utahinze, ufite ubushobozi, usanga ahantu bahinze ukabisarura kandi atari wowe wabihinze. Icya kabiri, uzi guhunika ibyo utagosoye, narakumenye rero mbona kuri umunyamwaga. Kubera iki? Niba uhunika iby'abandi wakora ku byawe yabaho? Ngi akira ibyari ibyawe tutagira ico dupfa. Aravuga ati rero wa mugaragu mubi we, ko wari uzi ko nsarura ibyo ntahinze ntabibye, ukamenya ko mpunika ibyo ntagosoye, ntiwari ukwiriye kuyihundi nawe akayigenza naza akanzanira akayimpana n'inyungu? Abwira abantu ngo muyimwake muyihe uwabashije gukora umurimo wo kuzigenza. Barayimwaka bahereza aho ni bitarante 5 kugira ngo ayongere kuri zindi kuko ari uzi gukora. Ijambo ry'Imana ravanga igira hino ngo ni mu mujugunye hanze mu mwijima aho bazarira no guhekenya amenyo. Ahangaha abantu benshi baragitwaza bakarimbura bitewe no kubyumva nabi, kuvuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa nico yari afite. No mu rusengero barabikoresha. Umuntu yakora ubukwe afite imodoka bakamutiza imodoka zose bakamuha n'amafaranga yose bafite. Umuntu yakora ubukwe atishoboye bakamwihorera. Wabegera uti nyamara uyu ni wari ukwiriye gutabarwa. None uriya ko atarakeneye amafaranga yanyu nubwo mwayamuhaka yashikira, ariko afite imodoka, none mwamuhaye izindi. Undi kuko atagira imodoka bati imodoka murayimwima ngo nakondesha. Baravanga ijambo ry'Imana ravuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa nico yari afite. Kubera iki? Kubera yari afite itaranti imwe bakayimwaka bakayiha we 5. Amafaranga dukwiriye kuyarundira ku muntu ufite ayandi. Ntabwo ariko bisobanura. Ntabwo ariko bisobanura. Bishaka kuvuga ngo Imana ni baraduhaye impano z'umwuka. Ukabura umuvuga butumwa wakabuhariwe webe mu mahanga yose. Ubutumwa bwiza bubereho kungura abandi. Hagira biga kuvuga ubutumwa kubera nawe wabihawe. Hagira biga guhanura abahabwa guhanura kubera nawe wabihawe. Niba warahaye guhanura sengera abandi no bahabwa iyo mpano. Niba warahaye kwigisha sengera abandi no bahabwe kwigisha. Wiyibika ngo ibi yawe ngo yiharire ico gihe uzayakwa. Rimba ukavuga ngo ni njewe uririmba ngo ntahari nta waririmba ugasiba. Imana izatoranya undi muntu imuhe ya mpano yaguhaye wanze gukoresha ashobore kuririmba kandi azi no guhanura abigire byombi. Abantu benshi biratana impano bahawe n'ubushobozi bahawe. Yabazi kubwiriza akishira hejuru, yabazi gusenga akishira hejuru, yabazi guhanura akishira hejuru, yabazi kuvuga indimba akishira hejuru, yabakora ibitangaza asengera abagwa akishira hejuru. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo izo mpano twazihereye kugira ngo tuzibyaze umusaruro n'abandi bazihabwe bazigire. Ntabwo tuzakora wenyine. Wese n'ubwiriza ubutumwa bwiza ukanga ko abandi babwiriza ugapfa, hazabwiriza nde? Twazihereye kugira ngo zungure abandi, zifasha abandi nabo babashe kwinjira mu murimo w'Imana bakoreshe za mpano. Ahangaha nico bashatse kuvuga ku taranto 5, itaranto 2, itaranto 1. Nuko abantu bahabwa impano z'umwuka bakanirwa kuzikoresha kungura itorero, ubwo bakazikoresha kwiyungura ubwabo. Nico ijambo ry'Imana ribuzanya. Rero ijambo ry'Imana ravuga ngo niba twarahawe impano z'umwuka tuzikoreshe kugira ngo zungure abandi. Ico gihe twahawe ubutunzi bwiza kuko bihesha ubugingo bw'iteka, tuzikoreshe mu mugambi wo kungura itorero. Angare gukiranuka n'ukwirinda ibibi. Gukiranuka n'ukwirinda abakimbirane hagati y'abantu. Gukiranuka n'ugutanga no mu byo ufite. Reka turebe noneho ingabano zo gukiranuka mu jambo ry'Imana. Abantu benshi batekereza ko gukiranuka ari ugukunda abagukunda ukanga bakwanga. Ariko muri Matayo 5:43 haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe ariko wanga umwanzi wawe. Ariko ngewe ndavuze ngo ukunde umwanzi wawe, musabira ababarenganya kugira ngo mwitwe abana ba so mu ijuru. Kuko avubira abantu bose imvura kandi ababi n'abakiranutsi akabavushiriza izuba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuramutsa ababaramutsa muzamutandukaniye he n'abakoresha bikoro. Nimugirira neza ababagirira neza muzamutandukaniye n'abanyabyaha bo ntibabikora. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 48 haravuga ngo
mube mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka. Ukiranuka ibimenyetso bimuranga, akunda abamukunda agakunda n'abamwanga. Abantu benshi atese umuntu yanyanga nkamukunda. Uko umuntu aravuga ati ngewe abangiriye nabi ndabazi, narategereje ngo baze kunsaba imbabazi sinababona, none bizagenda bite, nzabababarira nte? Ntabwo Bibiliya ivuga ko tubabarira badusabye imbabazi. Bibiliya ivuga ko tubabarira n'abatugiriye nabi batadusabye imbabazi, kuko byaba bibaye ikiguzi. Nzakubabarira kuko unsabye imbabazi, nintazi gusaba bizagenda bite? Uzasigara mu ideni ryo kutababarira? Kandi muri Matayo ibice 6 umurongo waho wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo ni tutababarira abantu ibyaha byabo na data wo mu ijuru ntazatubabarira, ariko nitubabarira abantu ibyaha byabo na data wo mu ijuru azatubabarira. Ahangaha rero ntabwo ubabarira umuntu kubera yagusabye imbabazi, ahubwo umukiranutsi ashaka n'abamuhemukiye ngo abasabe imbabazi kubw'ubuhemu bwawo, kugira ngo arokore ubugingo bwe ataba mu mwenda. Iyo umuntu yaguye mu kibuga ceceka, ni iki gishaka kuvuga ko wewe utamwanga? Umuntu yaraguye mu kibuga ceceka, wenda hari icyo umubikiye kitari cyiza, ariko ikigaragaza ko udafite inzika kuri uramuhamagara uti warampemukiye ariko ndakubabariye, kugira ngo uve mideni witwa umukiranutsi. Ahangaha rero imbago zo gukiranuka nuko ukunda abakwanga n'abagukunda. Hariya turareba noneho urubibi rwo gukiranuka, nuvuga ngo igipimo cyo gukiranuka mu mubwiriza igice cya 7 umurongo wa 20 umubwiriza 7:16 haravuga ngo ntugakabye gukiranuka. Iryo rishaka kuvuga iki? Gukiranuka ni ukwirinda ibibi, ariko ntugakabye gukiranuka ni ukuvuga ngo niba umuntu ari gushakishwa akabagezi iwawe bagiye kumwica, akisha mu nzu yawe bakakubwira bati wewe uri umukristo urasenga turabizi, nta muntu wahishe, icyo gihe ni ikigerageza uba wahuye naco, kuko ntabwo wemeye gutanga umuntu ngo yicwe. Ariko kuvuga ngo ntawe uhari ahari ntabwo ari ukubesha. Ukavuga uti kubesha ni icyaha, arahari ariko mu mubabarire watsinzwe. Nta utanga umuntu wihishe muwe. Kandi niyo yaba akiranuka cyangwa adakiranuka, niba uhishe umuntu icyo bashatse kuvuga ngo ntugakabye gukiranuka, ngo uvuge ngo njyewe narakijijwe nsenga buri munsi ndi umuntu w'Imana, niba umusinzi ageze iwanjye ntabwo nzamucumbikira. Uko nugukabya gukiranuka. Umukobwa umwe yavuye iwaba turugo rwa se na nyina kubera se na nyina bengaga inzoga. Aragenda ajya kwa mushumba, aravuga ati mushumba wanje ndarambiwe. Urambiwe iki kubi wacu? Byagenze bite? Barambwira ngo nterure inzoga, iyo bamaze guteranya barambwira ngo ni interure njana aho bagurishiriza. None ndabyanze. Aravuga ati none ufite aho kuba? Ati ndahafite, mfite data wacu w'umurokore, nzaja kubayo kandi narabimubwiye arabyakira nta kibazo. Umushumba aramubwira ati niba bazakwakira bakakubera ababyeyi oke, ariko nje simbigutegetse. Aragenda aja kwa se wabo atase na nyina. Agezeyo musaza wo kwa se wabo amutera inda. Baraza baramubwira ati ese ko wanze guterura inzoga za so na nyoko ukaba ugiye gutwita mu nzu y'abandi niho utsinze? Ijambo ry'Imana ntirivuga ngo niba ababyeyi benga inzoga ngo utandukane nabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bana nabo kuko bazarokoka ku bwawe. Niwe uzabigisha, none se nubasigaza nande? Niwe wari ukwiye kubereka umuco. Terura ariko we kunywa. None numara kubamurikira ubereye imbuto, nabo bazifuza gusa nawe bahindukire. Kandi nibabona ubagoye baza kureka baguha umudendezo wawe. Ariko wita ababyeyi ngo kubera bakora ibyo udashaka, kuko nibo bakureze, nibo bakubyaye, nibo bagukujije. Hari igihe umuntu ava ku kazi, iyo dutanye inyigisho z'abubatse, hari inyigisho z'abubatse bafite abagabo b'abapagani zigomba kuba ukwazo. Nja mbwira itorero ntimwe kuja muvanga. Niba abagore bafite abagabo b'abapagani, abandi bakagira abagabo babo bakiriso, niba inyigisho zimwe ko ntibasabwa bimwe. Muje mugira ibyiciro bitandukanye, icabagore b'abakristo bafite abagabo b'abapagani, icabagabo b'abakristo bafite abagore b'abapagani.
abari bo babe hamwe ariko habica abagore b'abakristo bafite abagabo b'abakristo kubera iki umugabo azava ku kazi abwira umwana bati sha pereza sigarete hariya kuri butike ati katika jina la Yesu toka shetani njyewe ejo bundi narakijijwe none untumye itabi niba swara umupagana azavuga ati rero ninde wakubujije ko nzagutuma itabi ati ni pastor okay nishuye igihembwe ca mbere wakubujije ko gutuma zishuri ca kabiri igihembwe ca kabiri cagera umwana akaja kwa mushumba ati mushumba rero banze kundihira kubera iki ati data ntumye itabi ndanga mushumba ishura rero hishura kuko nutishura uraba usenya ubutumwa batanze ugomba kwishura cyangwa ukamusengera akazagira icyo gutangira yabonye undi yamuha ukavuga ati nije wasenze kugira ngo uyabone ariko ikitari ico niba umugabanane bakabavuye ku kazi nk'umupagane wakabuhariwe kenshi usanga itora ryo risenya ingo z'abandi abwiye umudamu we w'umudiyakoni ati diyakoni mpereza icupa hariya rya mitsingi mu izina rya Yesu toka shetani ati ndakwemereye mbaye satani ndakwemereye ariko umenye ko nawe uri umukristo ariko ukabana nayo noneho ro nanjye ubwo mbaye satani ndaguhunze umugabo akagenda kangara haba ni mugoro umugabo akavuga ati kandi ubwo we utashaka ko bana nanjye kuko mbaye satani mvira mu nzu kw'inzu ni ya satani ninjye wayubatse ntabwo ari wowe inzu ndi satani n'inzu ni ya satani ivemo uje mu ya Yesu akagenda ni mugoroba ari kubebera no kwa pasi ati mushumba banyirukanye yagiye gusenga abona amazu ku rusengero agira ngo na ya pasi ntazi ko afite komite y'itorero ati mpereza rero aho kuba kuko umugabo wanje yambwiye ngo mve mu nzu ye je mu ya Yesu pasteur nawe ubwe ntanza aragira agiye gutegeka abantu kuva mu mazu yabo ataragira inzu aco gihe yangirije ubutumwa bwiza wamubwiye kubaha umugabo we ntayinywe ariko akubaha umugabo we kumugabo ari umupagani ko kumutuma cyemera nibyo bizatuma uwo mugabo aza naho namutuma kanga uzabubahanganishije wa mugabo ro ntabwo azaza ikindi biraruhije umupaseri witwa Mpyisi yaravuze ngo ntukaje urihutira gutandukanya umuntu n'ikintu utari wategura ico kugisimbura Mpyisi ni wavuze ngo ntukaje uritegura gutandukanya umuntu n'ikintu utarategura uragiye usanze umupagani ari kunywa inzoga hariye uravuze turi kunywa inkari ya satani toka bivemo kuki utajanye fanta uzane fanta utereke iruhande rwa byeri uvuga uti gerageza naha wumve maze ugererage none ugiye kumubwira ngo toka shetani wanyoye inkare ya satani ico kugisimbura kiravahe bazakubwira ati iri ni umuntu urimpaye ku buntu nawe muhe vitaro ku buntu turebe ko ubutumwa bwiza bwawe buri kugendana n'ukuri turebe ko biri kugendana no gukiranuka hariho ni ikibazo gikomeye iherezo ryo gukiranuka ijambo ry'Imana mu byahishuwe igice cya 2 umurongo waho ni uwa 10 haravuga ngo uje ukiranuka kugeza imperuka nawe uzahabwa ikamba ry'ubugingo abantu bazakiranuka bose bakageza imperuka bazahabwa ikamba ry'ubugingo hari amakamba 7 twasezeraniwe ariko harimo ikamba ryo gukiranuka hari ikamba ritangirika hari ikamba ry'ubugingo hari ikamba ryo gukiranuka hari ikamba ry'icubahiro hari ikamba ry'ubwiza hari ikamba ry'ibyishimo muri Bibiliya hari ikamba ry'izahabu aya ni amakamba 7 Imana yaduteguriye tuzahabwa kubanesheje uro kubatsinze banesheje gukiranuka bafite ikamba ryo gukiranuka kuko naryo rihari hari ikamba gitangirika hari ikamba ry'ubugingo hari ikamba ryo gukiranuka hari ikamba ry'icubahiro ikamba ry'ubwiza hari ikamba ry'ibyishimo n'ikamba ry'izahabu n'arindwi aya makamba Imana yaraduteguriye abazanesha bose ariko niba uzahabwa ikamba ryo gukiranuka nuko uzaba warakiranutse kugeza ku gupfa niba uzahabwa ikamba ryo gukiranuka ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa 2 igice cyaho cya 4 umurongo wa 6 haravuga ngo ubu ngiye maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro
igihe cyo kugenda kwanjye kirageze, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinzi ibyo kwizerwa, igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, ari ryo umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Aravuga ati nyamara ntabwo ari njye nyine, ahubwo nabategereje kuzaboneka kwe bose. None hakaba none ibihembo by'abakiranutsi, twumvisha ibihembo, amakamba. Ahangaha Pawulo aravuga ati uwarwanye intambara nziza akarangiza urugendo, akarinda ibyo kwizerwa, none agategereza ikamba ryo gukiranuka tuzahabwa, kuko twariteguriwe abazakiranuka bose, azaba yanesheje. Kandi aya makamba yose azahabwa abanesheje gusa. Ndabasabira bene data kugira ngo mu gukiranuka kwacu tumenye ingabano zo gukiranuka izarizo. Ejo utirukana umuntu nijoro ngo yasinze kandi ushinzwe kumucumbikira. Ndibuka bari kure mu muryango 1945 wa Croix Rouge, bayiremye ari imiryango eshatu. Hari umuryango wa Croix Rouge, umuryango wa Croix Bleue, umuryango wa Croix Noire. Umuryango wa Croix Rouge waraho gutabara inkomere, bakabajana kwa muganga ntaco batanze, kugira ngo bashakiremo inzira yo kubwiriza ubutumwa bwiza bakomeretse. Burya iyo mubona ngo umuryango utabara inkomere, ntabwo ari impuwe zo kuvuga ngo bari, ahubwo nugira ngo baremeye n'inzira yo kubabyaza ubutumwa bwiza ngo bakizwe. Nibashaka bapfe, ariko nibagera mu bitaro bakamenya ko twabagiriye igikorwa cy'ubugira neza, tubarokore babashe gukizwa. Abandi bari mu kintu cyitwa Croix Bleue, nuvuga ngo cyo gutoragura abasinzi. Baryamye mu mayira, iyi imodoka ihageze ikamutoragura ikamijana mu icumbi, iyo zimaze kumuvamo baramwigisha, bakaba bamukije mu nzira ya Croix Bleue. Barongera batekereza kuri Croix Noire. Kurya abakobwa baje gushaka abagabo bajayo, ariko hakagihe umubare w'abahungu ntungane n'umubare w'abakobwa. Iyo abahungu babaye bake buri wese afatu, ariko abandi barasaguka, kandi akaba yarazi ko amadeni yose afite arayishura ari uko agarutse. Iyo batamufasha agenza ati areba ahantu hari umwijima hatari amatara akikinga ku nzu. Iyo rero Croix Noire mugezeho iramutoragura nayo ikamujana mu icumba ati uzaho warura byaye biragenda bite, bakamwigisha ubutumwa bwiza bakamurokora. Nshaka kuvuga ko imiryango itabara inkomere, igatabara abasinzi, igatabara abasambanye, kuko bose ari abarwayi, bose baba bakomeretse. Iyo umuntu asinze aba ari inkomere, iyo umuntu ari umusambanyi burya ni inkomere. Rero abahamagariye ubutumwa bwiza ntibabwiriza igice kimwe cy'inkomere, babwiriza n'ica abasinzi bagaramye mu mayira, bakabwiriza n'ica abasambanyi, bakabakorera ibikorwa byiza kugira ngo babashe kubarokora, babashe kubakura mu byaha banyuriye muri ya nzira. Buryo umuntu wari utagira harari y'umucumbikiye abyibazaho, yatekereza ku neza yawe, akaba yakwifuza gusa nawe. Niko abantu bagiye barakizwa. Naho indani tuzitererane tuzibwirize, abasinzi tukabareka, bakavuga ngo baratabara inkomere. Uwo ni inshingano ya Croix Rouge, ariko si ya Croix Bleue, ntabwo ari ya Croix Noire. Iyo miryango yashingiwe rimwe ko ari itatu. Hari uwo gutabara inkomere, uwo gutabara abasinzi, no gutabara abasambanyi. Babandi babuza abakiriya bagiye muri boîte bakabura na transport bagarura, keneye gutabarwa. Imana yacu dusange kugira ngo dukiranuke. Ukiranuka rero ntabwo afasha uwakunze. Nizo mpamvu ikizakugaragariza umuntu kwanga, agufasha agusabye ingwate. Arakubwira ati rero nagukundaga pe, ariko nzongera kugufasha utakiri umugaturika. Uwo ngo ntabwo agukunda, arakwanga. Ni ikimenyetso ca mbere. Undi akavuga ati natekereje kugufasha, ariko baza kumbwira kunywa inzoga, mbona ko amafaranga naguha wayanywera, mpitamo kuyakwima. Ntabwo ushinzwe gutegeka ibyo kurya, ushinzwe gutabara. Kuko niba umpaye wintegeka, icyo ndayakoresha. Ariko nzi abantu benshi bahagaritse inkunga. Murabati umuntu w'ikirema yansabaga amafaranga hariya kuri santere ya Ngororero, ngashira amafaranga ku biganza bicitse, ariko umuntu aza kunyongorera ko burya amaraga kuyamuha akaja kuyanywera. Ndabihagarika. Naramubaje nti warabihagaritse? Ati warabihagaritse? Ati narabihagaritse. Ihane tugusengere numara uje kwishura ibirarane kandi ukomeze. Urahagarika inkunga ngo kuko wumvise ko yanywereye, ubwo suzasambanira uzamubwirwa n'iki? Uwo ngo wagize amahirwe umubona kuko wahuye nawe yasinze, wasambanye uzamubwirwa n'iki utamufasha? Tanga amafaranga, ibyo azakora biramureba, ntabwo bizagushira mu rubanza. Ariko ikizagushira mu rubanza ni ukudatabara kubera wise umuntu mubi.
imana yacu dusange dukiranuke ngo mube mukiranuka nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Imana yacu dusange kandi ijambo ryayo rigere hose mu izina rya Yesu Kristo, amina. Ni Pasiteri Mpazibirego Pierre ubagejeho ikiganiro. Nimero ya WhatsApp ni 0786696620, 0786696620. Imana iduhana umugisha. Mana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza kubw'ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ryemeze imitima ya benshi. Waravuze ngo aradutoranije kandi turabatambye ubwami, turabavuga butumwa nk'uko inshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba bigishwa banje. Natwe twahinduriye amahanga kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Reka ijambo ryawe ryamamare ku isi, giye kugarukira muri Afrika gusa, ahubwo rigere mu mahanga yose, mu migabane yose, kugira ngo abantu bose bemezwe n'ijambo ryabahindukiriye maze ubakize. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.